Ni ibintu bibiri ngiye kukubwira, ibintu bibiri bizatuma Imana ikurinda iteka n'iteka. Ni ibintu bibiri bizatuma ikurinda kugeza no mu bugingo ukaba uri kumwe nayo, ntucirweho urubanza rwo gupfa rwo gusha. Ni ibintu bibiri rero, ibintu bibiri byanditse kandi muri Bibiliya, ngira ngo tubirebere hamwe. Hano kurikira unakizwe, ukore subscribe aho hasi, kandi erega iyi nkuru ndetse cyangwa se aya magambo y'Imana uko wumva kuryoheye urakwiye kuyasangiza n'abandi. Karibu kurikira unakizwe, reka dutangire. Waragiye utegura umushinga, bene wanyu barakurwanya. Ushaka icyo wakora kugira ngo wende umushinga wawe utere imbere, ariko ukabona abantu bo ku ruhande barimo kubireba nabi. Hari n'igihe utekereza ibintu byo kwiteza imbere cyangwa se gushaka kuvugira ahagaragara cyangwa se gushaka kugaragara, ariko ukabona nta ruvugiro, nta n'ahantu waca. Ariko hari ikintu kimwe ugomba gukora, hari n'ibintu ugomba kwitondera muri uyu mwanya, aribyo tugiye kuganiraho. Kuko abantu benshi baba kamere zacu zifuza ko abantu batwumva, zikifuza ko tugera ahagaragara, zikifuza ko nanone tubona ibintu bitandukanye bituma tubasha kujya imbere nk'uko n'abandi baba bagenda imbere, natwe tukagenda imbere, tukabona impamvu zitandukanye, cyangwa se tukifuza ibintu bitandukanye bituma haboneka impamvu nyine zatuma tugaragara cyangwa se abantu batubona neza. Ariko hari ikintu kimwe ngiye kukubwira, kandi icyo kintu ukitondere kandi ukimenye. Icyo kintu nicyo kizatuma ujya imbere, nicyo kizatuma ugaragara, nicyo kizatuma urindwa, nicyo kizatuma umuntu wese ukubonye azabasha gutekereza ngo uri iki, urinde, uruwahe, agasigara yibaza kuri wowe cyangwa se agutekerezaho, kandi wowe ugenda wagiye ugeze imbere, ugeze kure. Icyo kintu rero ni ikihe? Reka dusome hano mu ijambo riri mu Byahishuwe. Ngira ngo turasoma hano mu Byahishuwe ibice bitatu, Ibyahishuwe ibice bitatu ku murongo wa 10. Ibyahishuwe ibice bitatu ku murongo wa 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ako kantu ngira ngo abo tugasomanye barakumvishije. Impamvu Imana izakurinda cyangwa se izazamura izina ryawe, ni ukubera ko witondeye ijambo ryo kwihangana. Ijambo ryo kwihangana hari aho rigera rikatubwira ngo babarira mugenzi wawe. Ijambo ryo kwihangana hari aho rigera rikatubwira ngo bimwe byima amaso ubyihorere, ukomeze intumbero imwe ufite. Reba imbere, wireba ku ruhande. Have wireba ku ruhande, wikebaguza, wikumva ibitakureba, wibona ibitagufitiye umumaro. Reba imbere. Ijambo ryo kwihangana kandi, iyo umuntu aryitondeye, nibwo ajya hejuru, akazamuka aho abantu bose baba bamubona. Ijambo ryo kwihangana iyo urifite, usengera abarwayi, urasenga kugeza igihe n'abarwayi bose bo mu gihugu cyangwa se bo muri ako gace baje bakavuga bati uradusengeranira runaka. Ijambo ryo kwihangana iyo urifite, uri umwigisha, urigisha ku buryo umuntu wese, hahandi wigisha umuntu wese akumva atasohoka cyangwa se atasinzira, akumva rwose ntabwo bimuteye ubute, akumva arimo kubyumva neza. Ni ngo kuko wumvishe ijambo ryo kwihangana, witondeye nako, kuko witondeye kubyitondera, ntabwo ari ukuryumva gusa, ahubwo ni ukubyitondera ibintu byo kwihangana. Ijambo rivuga kwihangana, ijambo risaba kwihangana, ijambo ririmo kwihangana, ijambo ryo kwihangana kw'Imana. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Kwanditsera kansome ndebe. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Iyo witondeye ijambo ryo kwihangana, igihe cyo kugeragezwa kikaza, ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda.
ni mu byahishuwe tubisome. Nanjye nzakurinda. Imana irakurinda. Rero hari abantu bakutega imitego cyangwa se nawe ukaba hari abo watega imitego, ibyo birasanzwe bibaho, ubishaka cyangwa se utabishaka, babishaka cyangwa se batabishaka, iyo mitego ikabaho iturutse ariko ku bantu no kuri wowe cyangwa se no ku bandi. Ibyo bishatse kuvuga ko uko biri kose, uko byagenda kose, uko byamera kose, iyo witondeye ijambo ryo kwihangana kw'Imana, kwihangana kw'Imana ni uko ibona umuntu ari kwica undi ikabyima amaso ntibitindeho. Kwihangana kw'Imana ni uko uyihemukira inshuro nyinshi zishoboka ntibyiteho ntibitindeho. Kwihangana kw'Imana ni uko ukenera umwuka uhumeka ikakureka ugakomeza ugakoresha umwuka wayo kandi wayihemukiye. Uko kwihangana kw'Imana. Ariko ari njyewe cyangwa ari undi muntu, ari wowe, umuntu akakubwira ati ntizi igikoresho runaka, ejo yakubwiye nabi, ushobora kudahita ukimuha. Cyangwa se ntizagira ibyo ndebera hano, uzi ko umwana wawe cyangwa se umwana we yakozanyijeho n'umwana we, ibyo gusa atari mwe mwatonganya, ari abana banyu batonganya, ushobora no kutamukemura icyo kibazo. Nyabona mfasha undwaneho, ntubabe wabasha kwima amaso ibikugerageza cyangwa se ibiguhangayikisha. Icyo gihe ijambo ryo kwihangana kw'Imana ntabwo uba urimo kuryitondera. Kwihangana kw'Imana ni ukuvuga ngo Uwiteka yihanganira ibyo twe tubona tukabona bikabije, ari umwanda, ari ibintu birenze urugero, ariko Uwiteka wabasha kubyihanganira akabyihorera, akabirekera uko bimeze. Hari umuntu bari kurira akaroga, nasitaye, nababaye, ariko wibuka ko hari undi uri muri shiririji barimo kubaga, barimo gukorera kumubaga bamukiza uburwayi runaka. Icyo gikomere ufite ntabwo gihambaye nk'umuntu bari kubaga umutima. Icyo gikomere ufite ntabwo gihambaye kurusha umuntu baraye bateye urushi akavira mu nda. Hari ibintu Imana ibona ikirengagiza, nawe uragomba kubyirengagiza. Hari ibintu byinshi ugomba kwirengagiza. Umuntu w'umugabo cyangwa se w'umugore ushitse ntabwo aha umwanya ibisakuza byose. Ibisakuza byose nubiha umwanya, uzaba uhaye umwanya gucika intege muri wowe, uzaba uhaye umwanya kurambirwa, uzaba uhaye umwanya kutihangana. Ibintu byose bisakuza cyangwa se ibintu byose nubiha umwanya mu buzima bwawe. Ufite ubuzima bwawe bwite n'intego yawe bwite, ugomba kuyikurikiza ukitondera ijambo ryo kwihangana kandi kwihangana kw'Imana. Imana izakurinda, Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha niwitondera kwihangana kw'Imana. Kansoreze kuri iri jambo rizatuma Imana ikurinda, ni ijambo ryitwa gukiranuka muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa 6. Ibintu bibiri bituma Imana ikurinda ntikuveho. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira amahanga. Yesaya 42 umurongo wa 6. Aho havuga ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Naguhamagariye gukiranuka, nicyo cyatumye nguhamagara kugira ngo ukiranuke gusa. Sinaguhamagariye kurya, sinaguhamagariye gukena, sinaguhamagariye gukira, sinaguhamagariye kwambara neza ngo uberwe urenze. Icyo naguhamagariye mu byo ukora byose no gukiranuka. Ukire ukiranuke, ukene ukiranuke, nicyo naguhamagariye. Kandi kubw'iyo mpamvu, kubera ko naguhamagariye gukiranuka, nzakurinda, mbese urumva ko ni ibintu bituma Imana ikurinda. Ufashe ikihe cyemezo rero? Gukiranuka no kwihangana biba biri kumwe. Iyo wihanganye ukihanganira ibintu biriho muri iyi si ya none, ubasha no gukiranuka. Ariko ntabwo wabasha gukiranuka utabasha kwihangana. Ntabwo washobora gukiranuka udashoboye kwihanganira ibyishimo cyangwa wihanganira umubabaro, udashoboye kwihanganira amaganya y'abandi cyangwa se ngo wihanganire ibibazo by'abantu bakugezaho. Ugomba kwihangana kugira ngo ubone gukiranuka. Amahoro y'Imana rero abane nawe, Imana ikugirire neza,
ugire kwihangana kw'Imana, kandi Imana yaguhamagariye gukiranuka. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.